akimukira mu mashimu akarangizamo iminsi 7, akarangiza iminsi 7 ari mu cyobo acukura amabuye y'agaciro. Gusa ko mwayo masimu muri bajya batsimba babinjiyemo abantu babizi cyane cyane, ubundi simu ni ikintu cya mbere kijya kigira gaze, kikagira ubukonje te n'amashimu y'iminsi, cyane cyane dufate nk'urugero mu Gakumbi, ishimi icukuye ikagera hasi, ishimi icukuye ikagera hasi, ugasanga ishimu yagonze imari, aribyo bita kugonga ingwa, ibifite nka metero 80. Icyumweru kimwe kirangiye ijya saa yo kuvuga uti basohora abatsimba, habamo abatsimba bamwe na bamwe batajya bashobora gusohoka hejuru y'ubukonje baba barahuye nabwo, ugasanga umutsimba umuntu arangije icyumweru kimwe ari hasi mwitaka, hasi yo ngiyo, ariko yasohoka hanze akamanza yagwa, akagwa igihumure kwanza akazima, agafatwa na tansiyo hejuru y'uko abonye izuba tena. Aracyari Tena King Boy nk'uko bisanzwe, ngomeza kubibutsa ko YouTube channel yacu ari Dakika Films, akaba rero mwajya mudusanga nyine mukabona ibiganiro bya buri munsi, muri twicarane twiganire cyangwa se twungurane inama cyangwa se tumenye byinshi muri sobanukirwa. Uyu munsi nagarutse kubabwira ku kintu cyerekeranye n'ubuzima bw'abatsimba cyangwa se ubuzima bw'abacukuzi b'amabuye y'agaciro. Buri abantu hirya no hino cyangwa se abantu bamwe bajya batekereza uti umuntu no kugenda mu Kinyangara cyangwa se mu Birombe akajya gucukura amabuye y'agaciro, akayabona uko yishakiye cyangwa se akayafata uko yishakiye. Ariko ubuzima bwacu twe bantu hari ikintu kimwe tutajya tunasobanukirwa, cyane cyane icyo tutajya tunamenya ni kuri kijya twe tutari twagerageza ngo tugikoreho habe n'umunsi n'umwe, ariko twe twaba tuzi abagikora, tukabona ubuzima babayemo, tukabona imyitwarire yabo, tukaba tuzi ko bagikora gusa, ariko twebwe tutari twanagipimaho, tukabona ko ari ikintu nyine kiba cyoroshye gishishikaje. Ariko mureke umunsi mbabwira uti ubuzima bw'abacukuzi b'amabuye y'agaciro n'ubuzima bumeze bute. Buramwe abantu umwe babyaye mubyara, umubyeyi akabyara umwana we, akabyara umwana yagera mu minsi ye, muri kajya kanya ko kuvuga uti nawe ari kwiyumvamo ubusore, nta kindi kintu atekereza usibye amabuye y'agaciro. Umwana w'umubyeyi yabyaye, kuri uyu munsi nshaka kugira ngo tumenye ngo mbese amabuye y'agaciro asobanuye iki ku kiremwa muntu, cyangwa se atanga iki ku kiremwa muntu. Bura cyane cyane mu gace kacu ka Nord Kivu, tugafatira urugero hano muri Rubaya, hari imisozi 2-3, hari imisozi igiye kugera muri 4 zivamo amabuye y'agaciro. Ariko ugasanga benshi muri twese duturiye agace kazungurutse izo misozi, ugasanga uduce tumwe na tumwe tugiye twegereye izo misozi abaturage badutuye, nta muturage urimo ufite ikintu, cyangwa se ngo nta muturage wabona urimo ufite ikintu mbega cyaba nk'icyitegererezo ku bandi, ukavuga uti ko kuri muntu atuye mu mabuye y'agaciro. Ikintu kimwe gihari gituma abantu twese, abantu duturiye, twafata nko mu Rubaya, tugafata no hirya no hino, tugafata Karambagiro, tugafata hirya mu buce bwe buturiye imisozi irimo amabuye y'agaciro. Usanga benshi, abasore benshi baturiyemo mw'utwo duce, abasore benshi nta by'amashuri bakurikiranye,
akazi kabo ni ugucukura amabuye y'agaciro. Ugasanga umusore nta kindi kintu atekereza, nta hazaza afite, nta ntumbero afite kuvuga uti reka nkore ikintu runaka nanjye nzagera ahantu runaka. Ugasanga w'ikintu abugamiyeho ni ugutsimba cyangwa se gucukura amabuye y'agaciro. Mu izi minsi nta mwana nta mukuru, nta mukobwa nta muhungu, amabuye y'agaciro abaye amabuye y'agaciro. Usanga mu kinyangara cyangwa se mu birombe abana batoya bo mu myaka nka 13 cyangwa se 15 nta mashuri abatekereza, nta batekereza uti bya minervari. Apana, ikintu ashira imbere ni iki? Ashira imbere nawe kuba yakwigira mu birombe nawe akajya gushaka amabuye y'agaciro. Ariko ayo mabuye y'agaciro kugira aboneke, ndugu yangu, hari ikintu ubundi kiba kinakomeye cyane, te n'ikintu abantu batazi. Bajya babicaye hirya baba bategereze kugira ngo bacukure amabuye y'agaciro, bo bakayabona batigeze bajyayo. Mbega kwa kundi kuntu nyine umuntu ajya gushaka ibintu akaza akabiremesha isoko, ubigura ntabazi ngo wabikuye he, ntabazi ngo wabibonye byabaye ute. Ariko ubuzima bw'abacukuzi b'amabuye y'agaciro nibwo nshaka kugira ngo tuganireho. Mwizi minsi hari ikintu cyateye mu birombe, cyane cyane ahantu bita mu Gakumbe, biriya birombe nyine, biriya binyangara bimwe bijya byinjira biba binafite amasimu by'abatsimba bajya binjiramo. Ugasanga ishimu imwe yinjiza nk'abantu 250. Ishimu imwe ugasanga yinjiza abatsimba 250. Ugasanga hari indi ishimu y'abantu bakeya binjira hasi, ugasanga harimo nk'abantu 180 cyangwa se 120. Ishimi ijyamo abantu bakeya ni nk'ishimi ijyamo abantu 120 cyangwa se 115. Ariko ugasanga ubuzima bw'abatsimba batsimba mu masimu, abatsimba binjira ku wa mbere, umunsi wa mbere. Abatsimba binjira ku cyumweru, binjira mu mashimu, akarangizamo iminsi 7. Akarangiza iminsi 7 ari mu cyobo acukura amabuye y'agaciro. Gusa ko mwayo masimu muri bajya batsimba babinjiyemo abantu babizi cyane cyane, ubundi simu ni ikintu cya mbere kijya kigira gaze, kikagira ubukonje. Te n'amashimu y'iminsi cyane cyane dufate nk'urugero mu Gakumbe, ishimi icukuye ikagera hasi, ishimi icukuye ikagera hasi, ugasanga ishimu yagonze imari, aribyo bita kugonga ingwa. Ibifite nka metero 80 cyangwa se metero 75, uturutse hasi uri kumanuka, uturutse hejuru uri kugana hasi, metero 75. Tena metero 75 iyo umaze kugonga ingwa, biba bisaba ngo ugonge amazi, ikizenga cy'ikiziba gikomeye cyane. Isima igira ubukonje buhambaye, nta kintu kibamo kijya gitanga ubushyuhe, ahubwo habamo itiyo rimwe ritanga umwuka wo kugira ngo ugabanye umuyaga. Itiyo ritanga umuyaga kugira gaze iri mu shimu ibashe kuba yagabanyuka, ipunguke, abatsimba babona umwuka wo gutsimbisha. Abatsimba bamwe na bamwe muri bajya barangiza ibyumweru, ugasanga arangije icyumweru kimwe mu simu. Hari abo bajya bita ba deduwane. Kuvuga uti deduwane, umutsimba bajya bita urara bamwita umudeduwane, ni umuntu ujya utsimba ahantu ho buri umwe wese atabasha gutsimba. Deduwane ni ukuvuga uti afata nk'ibiyara 5 cyangwa se ibiyara 2 we wenyine, akajya kura akabwega k'amabuye y'agaciro hasi, akagaterera uri hejuru nk'ibirometero 5, aterera uri hejuru. Uwo niwe bajya bita umudeduwanere, uwo niwe bajya bita deduwane. Muri deduwane haba ibintu bikomeye cyane. Muri deduwane hatsimba umuntu, hatsimba bajya abantu baba barihaza amagara.
usanga icyumweru kimwe iyo kirangiye ijya saa yo kuvuga uti basohora abatsimba, habamo abatsimba bamwe na bamwe batajya bashobora gusohoka hejuru y'ubukonje baba barahuye nabwo. Ugasanga umutsimba umuntu arangije icyumweru kimwe ari hasi mu itaka, hasi iyo ngiyo, ariko yasohoka hanze akamanza yagwa, akagwa igihumure kwanza akazima, agafatwa na tansiyo hejuru y'uko abonye izuba tena. buri kintu cya mbere kigora abatsimba, ikintu cya mbere kigora abatsimba, ikintu cya mbere kigora abatsimba ubundi isimu. abatsimba iyo batangira gukora ikintu bajya bita ikirongo, ariyo bari gutangira gucukura iyo shimu, bayicukura ari neza nta kibazo gihari. ariko iyo bamaze gucukura bakarenga ibirometero 60 basanga ibirometero 70 binjira bagana hasi mu butaka, ubundi hari ikintu bita inkingi. ishimu igira inkingi z'amadiriye, amadiriye aba aturutse hanze akagera hasi cyane mu birometero 80 cyangwa se 75. ishimi irangije amezi 8 cyangwa se amezi 6 n'igice, ibifite inkingi ziba zitari gukora neza. ubundi isimu usanga ifite inkingi ziri kunyeganyega, amabuye ari hejuru ajya yibura amanuka, ariko ugasanga abatsimba ibyo ngibyo ntibabyitayeho, bari gutsimba ishimi rikagenda kwa kundi kuntu igenda imanura ajya amabuye, ibitanga ikimenyetso kivuga yuko hariya ibigiye kuriduka. ikintu kigora abatsimba ni igiki? ikintu kigora abatsimba ubundi twavuga ko ari amafaranga. isimi imaze gutigita gutyo, umutingito umaze kuyifata babona ko igiye kuriduka, ahubwo niyo bafatira akanya ko kuvuga uti nicyo gihe ngo dutsimbe. ugasanga amafaranga akoreye ku munsi ni amafaranga yatsimbiye ahantu bita mu rupfu, ugasanga ni amafaranga yakuye ahantu bita gupfa, ariko ayo mafaranga akaba nta n'agaciro afite imbere ye. ubuzima bw'abatsimba ni ubuhe? ubundi abatsimba batsimba amabuye y'agaciro, ariko nta mutsimba ukira. ugasanga umutsimba amaze icyumweru cyose akora, ariko amafaranga ahembwe, ugasanga ahembwa amafaranga adafite agaciro gahinganye na santime y'amabuye y'agaciro yamaze iminsi zose atsimba. buri mutsimba ashobora gutangira kuwa mbere akageza ku wundi wa mbere, agahembwa ibihumbi 15 by'amakongomani, cyangwa se agahembwa ibihumbi 20 by'amakongomani. ariko ugasanga amabuye y'agaciro yatsimbye kuri bose wamutsimbishije. umuntu umwe ugasanga yatsimbiye amabuye y'agaciro asanga ibihumbi 500 cyangwa se ibihumbi 5 by'idolari, ariko ugasanga muri bya bihumbi by'idolari akuyemo 200,000 francs, akayahemba ujya mutsimba arangije icyumweru cyose atsimba. ubuzima bw'abatsimba nuko ari ubuzima nyine buba bugoye, ari ukuvuga utubundi nindatsimba nzakora iki? abatsimba mwizi minsi bakora kuvuga uti mbese mwizi minsi ntagiye gutsimba narya iki? ariko tena tugarutse ku bundi buzima tena bw'abatsimba, umutsimba ashobora gutsimbira ibihumbi 15 ku munsi, ariko ugasanga afite cya gitekerezo cyo kuvuga uti ejo nzabona yandi. yamara kuva mu birombe cyangwa se mu kariyeri akaza ajya amafaranga yose akayatsimba, ejo ukaba utamusangana n'icyatanu. burano kuvuga uti abatsimba bagira akantu kamwe cy'ingeso bita uti ejo nzabona ndi. ugasanga ubuzima yagiye gutsimba afite
azarinda arangiza n'umwaka aribwo afite kandi yigeze anahinduka. buriya abatsimba ubuzima babayemo ubuzima butangaje cyane. umucukuzi w'amabuye y'agaciro ashobora kuba ari gucukura ari hamwe na mugenzi we musimu, kikariduka kikica mugenzi we abibona yuko mugenzi we apfuye, ariko bagategeka uti iyo ntumbi muyikuremo mukomeze mutsimbe. urupfu rw'umutsimba upfiriye musimu, urwo ntari urupfu ruba rukanza nyirisimu cyangwa se ngo rukanga abatsimba, ahubwo rubonekana nka kuraje yo kongerera abatsimba ngo batsimbe. buri cyo nicyo kintu nabonye ku batsimba. umutsimba w'isimu nta kimukanga, umutsimba w'isimu nta kindi kintu atekereza amafaranga, atekereza umushahara wa buri munsi. ikindi kintu twavuga ku batsimba, abatsimba ikintu kibagora cyane ni rasiyo. utsimba musimu ubundi ku munsi ngaho aba yemerewe kurya 3 mu munsi, ariko abatsimba mu masimu bakoreshwa uburetwa bagakoreshwa cyane kandi banahatirizwa gukora cyane kuko baba bakorera amafaranga, ariko ugasanga umunsi isimu irimo nk'abantu 160, buri muntu aba yemerewe kurya irindazi rimwe, aba yemerewe kurya indazi imwe n'agashashe k'amazi. umutsimba aba yemerewe kunywa agashashe k'amazi n'indazi imwe. iyo niyo rasiyo iba igenewe ku mutsimba, iba igenewe umutsimba utsimba mu simu. mu kinyangara habamo ibanga rikomeye cyane, mu kinyangara habamo byinshi, mu kinyangara habamo ibintu byinshi cyane. barakubwira utejo bundi aha mwuku kwezi kwa Novembre, mu kwezi kwa 11, mwuku kwezi kwa 11 ejo bundi harahirya muri songa ikinyangara kigeze kuriduka, kirariduka cyica abantu benshi cyane batanabarika, cyisha abantu benshi cyane, ariko cyisha abatsimba basanga imbaga z'abantu barapfuye, ariko nta n'umwe wigeze ucika intege gusubireho ngo atsimbe. buriya ni ukuvuga uti ubuzima bw'abatsimba babayemo ni nko guhatirizwa n'ubuzima bubi bwo gushaka amafaranga, kandi amafaranga abatsimba bashaka tunacunguze neza ntayo babona. amafaranga umutsimba yakabaye abona ntabwo ari yabona. umushahara umutsimba yakabaye ahembwa ntabwo ari wahembwa. mw'abantu mwe, isi yacu ibitse byinshi, isi yacu ihishe byinshi, ihetse byinshi, bimwe na bimwe natwe ubwonko bw'abantu buba budakeneye, buba butanabasha kubyumva ngo bube no kubyihanganira. buriya cyane cyane usanga abantu benshi bakora mu birombe, siko bose bakora babishaka, bwo no kuvuga uti mbese ndamutse ntagiyeyo narya iki. ariko abantu bacukura ibinyangara nta nyungu babifitemo, ahubwo abafitemo inyungu abagura cyangwa se abakoresha ntibabona agaciro k'abazishaka, ahubwo babaha agaciro icyo bashatse. yari King Boy nk'uko bisanzwe, mureka twikomereza n'igice cya kabiri, turaza gukomeza ikiganiro cyacu. ni kuri YouTube channel kuri Dakika Films, ukandika Dakika Films ukadufollowinga, ugakora subscribe ukanasharinga. mwizi minsi ni ukuvuga uti The Victory Entertainment
ku bufatanye bwa Unite kuva kuri King Boy cyane cyane hitireri. Mureka twikomereze n'igice cya kabiri turakomeje.